nk'ibi ngibi by'ubundi hano isoni mama ufite ako satse umwana akavuye ku ishuri waretse umwana usuza sibiki usuza ndese arabura kwera kungiye kurya mugore ashatse kujya gora kuri wowe ndabona imbuto zawe maze kungabura ushaka kuzindutsa urumva iboko rune yanga waretse undi mwana akajya mu ajya hehe se muya yubatse se cyangwa yagutonga na mupfubusa nge nari ngiye gusuzuma birakureba ikikureba ni kanya ntabwo ari ubusa nzajya mva ku ishuri ntaye muri musakuza ibyo se ni ibiki mama uri bamuzanaho ni ubwo uryo yapfuye se ubundi nese ntabwo nemere kumusuhuza koko usuhuza ndari kubundi we harya ko n'ufite umunwa muremure uzajya wiri guhebeba nka zira hene ndamaze ngo iki ujya hehe ariko asa amuretse akinja akavuye ku ishuri muya yubatse se cyangwa yashyize uzirikana ko turi abantu bashyashya muri iyi karitsiye mwamaze tuzaca iciro ry'imigani ngo gipangu cyo mwamaze naravuze ngo nta mahoro igihe uzaba ukiri muri inzu yanjye soko wanyemere ko ngomba kwiga nkakora ibintu byose nta mukozi uzanye humura rega kugiye kubyiga se ihumurire ariko ntabwo yinjiramo nukuri ndanananiwe ndenda kugwa hasi waretse ujya kumuhereza uburenganzira mu bije bite hano hari n'icicumi cyawe kiriho akwa basi wakubashye kari mushiki wanje ibyo se ni icyo biteka muri hesafuriye hani soni basi mo rukeinjira ndabigusabye basi usigare tuvugana nge nawe tuvugane siki waretse akinjira kwa ndagara kuri izuba kugeza watse umwana nangarara cyangwa ushingarazi basi nyamusabye reka nikomereze ninjire mvuye ku ishuri ikizamini cya nansi maze iminsi ntiga wagize nguti ngo wakoze iki wagize ute nyine maze iminsi wagize ute ntabwo nabona ukuntu bibuze mbabara ngiye kwiryama uryama kwande izi wagiye muzi wanyu se wagiye muzi wanyu jya muzi wanyu urazireba kandi reka nkubwire umugabo utarakubitwa agira ngo abagore ntitwahawe ijambo ko nakwemereye akukurira mu maso yawe birakumara iki koko waretse kanyana kajya mu nzu urarira se urarira amaraso rira reka gende nangarara reka gende umva nyine reka gende basi ibyo ari kuzira ubinziza genda bigusabye rwose unkoresha icyo ushaka nimba ari ya myembe ugiye kundutsa n'amatunda pomba n'amacunga nicyo bikore ariko reka undi mwana ajye mu nzu rwose arananiwe avuye ku ishuri ariko izo muhubuza n'ubundi ni gati cyo ikintu kimbabaje wazafasha umwanzuro wose ukaba umugabo kareka kujya witwa sugabo nawe rega wavuga avuze tukazatongane kubera ngewe imyaka 2 sinangiza ishuri ni ikibazo ko wazamviriye mu rugo se niba ari amahoro ariko ibiguha amahoro birahari ibiguha amahoro birahari ko biraje iminota ingahe iyi kuri rizuba mbabara reka yinjire je basi ubimpore rwose pe basi urakora genda aho urashye garuka hakuze kwabuze gatanga umugabo nk'uburi mu biki ubundi arwana ushya waro bikiko urambuza kwinjira iwanje ngo bitange iki unese wande hawe ujya kwirirwa nteza mwene niko mubije biti akuraya mwana ushaka kwirirwa ushaka kugaragaza iki se uri umushaka kugaragaza iki ushaka kugaragaza ko uri umugabo hano urishyura ushaka kugaragaza kuri iki kuriya mwana ari hano kugira ngo dufashe ndakubaza urashaka kugaragaza iki hano umbwira ko ndekajye mu nzu urashaka kugaragaza iki ako umugore mwiza iki cyawe se iki cyawe nyine iyi nzu ko nayizi iyi se ni inzu ko ari igihuru ese uzanyurwa n'iki ko uzanyurwa n'iki soni rwose mbona agenda hagati yanjye nawe uraje ureba intambaro byukije uraje ureba icyo ngiye kugukorera uraje ureba agashya ngiye gukora wowe basi uzaba ari nge wica ntuzice mushiki wanjye pe wowe nawe mwitege icyo ngiye gukora ndetse nta n'ibindi nako ndaje nkwereke
uza kwicara aha ngaha bimeze bite mu nzu koko tutazi hano ubu nakubwira iki koko hari ikiyobewe koko ariko se mu by'ukuri ubona uyu mugore adushaka icyo ubona atazatwicamo umuntu ibyo byihoreye si ikibazo kuntuka kwiwe narabyihanganiye kuntoteza ariko ibaze ko nzengurutse mu nzu yose habe n'ibiryo dubifoke n'usanga ngewe ujya ngo icyo nariye usanze adashaka kumfumbuza akembe kamwe hasi hariya akanakirira nkarya akavungukira ubonye atarimo nk'ubita hano ibaze kumpagarika kuri ririya zuba mvuye mu kizamini cyane niye sinkibona umwanya wo kwiga ndumva umugani ndumva wagera ntigendera ndumva nakwigendera ese bundi muri ba bakobwa bose bo mu cyaro urikukira nanyumva ubanza ari kure ubundi ujya kumurambagiza mu cyaro wahereye kuki mu bakobwa bose twari tuzi duturanye bose wahereye kuki ugendeye kuki rero nakubeshye cya kintu duherukana twiga primaire sibyo noneho yamye ameze nk'umuntu w'umurokore urabona ko ari nzasaza ameze nk'umurokore ariko mo imbere muri we harimo ikidayimoni kimwicayemo gifite amahembe 12 menya icyo cyatumye arubyibuha kurisha ndumva nkeneye ndumva nuko ntapfite ahantu njya nkubwiza ukuri umusaza wanjye rwose wamfashije wumvaga ko nakwiga ariko aho bigeze ngewe aho bigeze ndarambiwe pe ndashonje rega ese ntabwo wariye papa ese ko wavuze ngo ikibazo cyarenze ukamushakira inzu nziza ukamugurira ahantu heza kugira ngo njye birandambiye nabuze n'ikindi yaravuze ngashaka inzu irimo amakaro nese amakaro singaye ngo harani mu buru intebe narazimuguriye nshyashya sibyo inzu irimo amakaro ahantu hose irimo tuwarete mu nzu ubu koko aricyo nakoze mushiki wavuga ati musaza uratunaneza ko uburyo none gezaho nifuza ndimo njya nakantu uzanye uhereza intahaga amafaranga yose yayamazemo buramwe kofe na 5 nayo nararanye yabikuyemo ese bamuherezo nayaye ko wenda ngiye ndi kurwana no kuvuga ngo ngiye kwiga kaminuza nzemera amuzi ibyo ashaka byose ubonye intuzi zuba amagaritseho urabonye none kibabaje ninge wagize amanota ya nyuma mu buntuzi uzi n'ubwenge tangiye kujya amanota ya nyuma kandi none ese niga ryari hanyumvira ibintu utangiye none se ubu ngo tuvugishwe unaniwe kwiga none ngiye urabona ntangiye kwicwa n'inzara nimba ajya mu ikofa kansaka akansigira ubusa wowe ukaba utangiye kujya uzana akantu nk'akirira bizagenda bite acunga igihe cyo gukora ibizamini ntabura kumbwira ngo kora hango none nsigaye nkatajarize ngo kora ibi nkajya kugera igihe nagera ku ishuri ngasanga abandi nsigaranye nk'iminota 20 ikizamini kirangira ubuse natsindana nyamara mukubitwa n'ingwa zatwicisha kandi sinkwekera uzajya kubona wanadukuyemo umuntu nge namuhaye uburenganzira ajya nkora ibyo ashaka ariko wenda ishuri ryanjye ryubaye maze kuva ku ishuri ese ubwo urabona ibyo ushaka cyo bimubwiye adashaka ko dusubira hasi simbizi pe rero ukuntu maze kumera rebera none se kandi iki ni igiki ko niyo sakoshi nsigaranye nyine ishakoshi idafite imashini ishakoshi baba we idafuze nese uko ko no kwikoreza cyangwa wibeshye wafashe yaba ari niyanjye niyo natoraguye mu byarashugunye kujya ariyo nzajya njyana none se kibindi yabihisha yabifungiranye najyana iki wowe tarigengera ngo nkakubwa ntabwo mbikubwa kugira ngo udatumutwe ariko hari n'igihe bindenga niyo sakoshi njyana n'ubu ngubu ambonye akabona n'utu twenda nambaye ahubwo Imana simbizi ahubwo aranabyibagiwe umva ihangane buri Imana iratuzi pe kanya ukuntu nakurwanyaho nkakwizirikaho sibyo nkakwizirikaho akankubita akankura amenyo buri iryinyo ryane arikuyemo urumva nkakwizirikaho nkakomeza agashaka uko usubira kwa mama ashaka ko wangara nzakwizirikaho paka kugeza igihe uzatugira akamaro nk'umuryango pe kuko ari ngewe urabona akazi kanjye karapfuye ntibikiri kugenda neza n'umugore mfite nawe ntashobotse no kubona imba mfite 2 napanze ngo turabirya wenda n'imisi arayanyebo ya guhindura system yo kwiga kuko mweretse ko ndi gutsindwa kubera imirimo ye yakwishima yakwishima ugomba kubigira ibanga ubu ngubu ngiye kujya mbyuka nabyuka nijoro nagira iki akazi nkaveho ariko menye icyanzanye mu mujyi bitari ibyo nazasubira mu cyaro abantu bazanseka hanya nozaba indaya indaya se indaya ukunzi nabe indaya kubera ubwo
niyo gahunda ngiye kwita ku masomo kurusha ibindi byose. Akoze mwaka kandi Imana usibye Imana iba yadupangiye ubugakuye he. Kanzi ko nta mafaranga ufite. Nta mafaranga habe ne ntubonye ko nje n'amaguru ngiye kugwa n'imbere yanyu. Cyangwa ushonje pe. Nubu urashonje nese wari akagasigaye kangagutonorera. Ndaka kihorera. Rekanya ko naye mbona ugiye duhinduka. Kanyana bimeze bite mwana wa mama? Ko ndebe ugenda wihisha mu bitambaro. Ubu ni amahoro. Si bitambaro no kubikunda. Nese ni kiye kibazo ka. Siko mu gitondo yaranyogoshe neza. Reba inzara. Warunzi inzara zimeze gutya. Inzara zawe zagiye. Nta kintu nemeye gukoresha yaba inzara yaba iki ubu nisiga igikotora. Cyakora ntaga bizi hari umwana twigana. Niba usigaye ngurira amavuta aziko nisiga bya bikotora byiwe. Ariko hari umwana tusigaye twigana umfa. Ese nagahinda. Akubona ubuzima bwiza twe dufite atarubwo twabaga kurya twozwe twirukiye mu makaro nkabande bariho tugiye gutubuzima. Ariko reka mubwire ibintu byose no gukomera umuntu agashikama. Mubwiye ibyo akora kandi nibi ngibi nto bimubwire. Ari mubwiye none ntago narara muri iyo nzu. Akora iki? Oya byihorere. Sukanya wamwe. Kanyana mwana wa mama ko ndebe ugenda uko ruhinduka. Ntago nabikubwira. Ahubwo reka ntangira imirimo. Mbwira humura. Oya ntago nabikubwira ariko. Reka tanadusanga hano ugasanga ni ibibazo. Ahubwo reka oya reka umfa Kanyana. Muvande. Ngiye kuza oya. Byihorere ahubwo reka ngire. Ese Kanya ko ndebe ushaka kuzamwigana. Oya ntago namwigana. Uko wohereza mugane bavango na ngehene mbi nawe izirika hi. Reka njye gukora imirimo yambwiye kugira ngo ejo mfite ikizamini ntongera gutsindwa ibyo umunsi byo byari ibibazo. Kanigende. ariko nasinzira bakanyirukana. Wiki bamfunguriye yena komanje ntabwo uri kunyuka arwivanga ntimujya mu rwose ubonye ntangiye gutora gatotsi ntangiye kwisinzira uburaje ubundi ngaho uvuye abasa nese mfuye guhaha ntabwo ubona ko mvuye guhaha nese ko nyina komanze none sura ryamara niho basinzira ubuze ni sanga se hari saho mbona nagambaye reba ikirere ukuntu kirere cy'iki ese fungura ninjira ibyo kumbwanga ibirere ngisa nta saa nambaye kugira ngo mbwire iki ubundi ubugomba kugenda ugahita wongera ukinjira ubu wowe wakubwira ngo sohoka winjire byakunda ubu se uvuye kudahiduka ryose ku buryo reba amasire byo bagenda udutuntu tubiri mbona washyizemo aho ngaho nitwo twatumye utinda bingana gutya nyene mfungurira ibyo bimbaza ngezemo aho ngaho kandi sinimfisha n'impamvu ugomba kumbaza ibintu mvuye kugira ntamfungure nk'injire cyangwa uri guteretwa sha sibyo birakureba sizamufite ikihe kibazo wafunguye kwinjira ko nabyo nzabivuga ariko ako ndi reka mbanze nkubaza ubundi wa muhungu ejo bundi mwazanye aha ngaha yaruwe kanyumvira ko ibibazo biri mu kumbaza uwo muhungu se birakureba
wafunguye ngende kugusaba gufungura ibyo ni bwo mbya gisinzi bya bifungura njye mwinjire rwose basi byibuze musabye imbabazi ariko reka ninjire abuze wajyanye wa makazi nzamuri nicaranga ntegereje boss na mabuja nawe ngutegereze ese nge ntabwo nta muri urugo sinzafite ikihe kibazo mfungure nkigenda nkajya gukora imirimo ubundi basanga ntarayirangiza cyangwa wowe nijoro wabura ntafungure nkajya kwitekera ntabwo uzajya uhengera ngiye gusinzira ngo uhite uzahanga uri kumva nyine byibuze mbabara ninjire ibyo bindi simbizi kandi aho wari uri yabugize n'amahirwe ndagukanguye gusa yaba ari abajura bakakwiba si nkukomeza hanze bikumariye iki koko kinyenze suko winjiye nyine ndinjiye nge ndashaka kubaza kumfungira nabikumariye iki wungutse iki nabyo mu byo bakuzaniye no kumeza hanze ese ubundi niba bene wanyu baguheza hanze kuki nge ntaguheza ese ni ngombwa kugira ngo umere kimwe nabo nta nubwo wanagira n'umutima wa kimuntu koko ibyo bakora se nibyo ushaka kuzajya ukora ahubwo reka nkubwire hari igihe uzaza ugasanga nicaranye umuhini ubita mu mutwe ku buryo wajya kuvuga ko nakubise ngahita mvuga ko nari nketa ari gisa niba ari byo bakubwiye no muri ako kazi wasabye niba karimo uzabikore gusa nge nta kintu upfa nawe ntabwo nakugirira nabi sha wumve ko ntasinjya nanagira n'inziko kanje kwikorera imirimo ibyo ni ibikorera sawa akazi keza shateye neza gusa ari wari Emma, tebyawe. Mwivuye ku ishuri? Shano mfite akamodoka neza gafite umupira. Bahita se nkwere. Gafite umupira usa nk'uyu nguyu. Sinuje kagenda do. Bado. Ikora kono kagenda neza. Reba. Tukomeze wabishobora? Wabishobora? Mwirongereza kamodoka tukagendesha. Ngaho ugendesha aha ngaho ureba uburyo kagenda neza. Wakabona uburyo kagenda neza? Ariko nkwereka ikintu dukora neza. Hoje ukaguhanda kaguha ntago nagakwima nta kibazo. Ahubwo reka nkwereka ikintu dukora. Unafa kuri kureba. Ari umufuka nawe. Ninde muremure? Ninje. Wewe muremure? Aya wembesha. Urabona ngaho ujya muturebe niba. Yajya muturisa nuba muremure kuri. Ahita nkagurira kwa. Ahita muturebe. Wiso. Jamani ndika kuvuga nta kibazo. Siko burya. Wakanenga? Reka mbe nk'umunyenga. Urabona cyane. None sibonera no mu maso anereye. Kabisa rwose. Bari wenda ngaya maso ariko yego nuko bimeze. Hawe kaze ndabona usigaye. Ku mafaranga ushaka wamaho. Aha, se ujya ngafura ne tumuna cyane ko ari ukwitaho nyine kavuga karaba kambara kende kagafura. Kisiku tuvuta niyo yatabahinze cyane. Hako nta kibazo. Ndabona nta umwaye wasanga wowe ubwawe barakora ngo ijini ririmo rirapfa. Ako nawe urakeye no kurakeye mwiza sibyo se Gucya takeka niba ari nkamwirwara ngukomeye hejuru nk'amasi ahubwo ntuntutse. Sibyo yacu umugani kandi abanyarwanda bacu umugani bavuga ngo nta usongo ukira.
reka cyangwa iki uhora uganya ibibazo noneho se kandi bimeze bite aya kuganya ko hari igihe nyine ubona nta nzira biri aho ngaho ishamaje ariko uko biri kose inzira irahari imeze neza nta sha mba naje no kugusura nyine abizi inshuti yawe y'inkoramutima ni inshuti yanjye yaheza kugufasha mu byose nawe ugeze ariko nta kintu ngiye kumbwira kandi hari gahunda twaganiriyeho twavuzeho se bite gahunda yayindi urayibuka se hanze haba hari abantu mbangira ngo twivugire muri arabwenge ko n'ibikuta bisigaye ngo bivuga wa mubyeyi cyane ariko uko biri byose narabikoze kubera ko urumva kubwira abantu iki n'iki kandi biba binasaba kurobanuramo umuntu nyine w'inyangamugayo kuburyo bakorera ikintu nka kiriya nawe urabyumva ntiba byoroshye ariko uko biri kose nzashyirwa ngeze ku mupango wanjye ku buryo nzaryama nkasinzira ino nzu nkidagadura nkibohora nk'abaciye ingohi ako watangiye kubikoraho nyine uzi ingohi yamura mu kazi wayici ndabizi ntabwo ubimbwira ndabizi ukuntu bitana uza agahinda ndabizi uzije inyore uzaba ureba niciyo ngoyi mva nta kintu ntazigurira mbese nzaryama ntuze nzarya umutungo wanjye ntawe umagaze hejuru nta wundi muntu uzaza gukontorora ngo sinzi ariko mbonye mukize niba nzabaga ikimasa nkatanga ituro niba nzatanga igitambo simbizi ariko uko biri kose nta minsi cyangwa se amasegonda azashira nta ndabizi pe birakugwa ariko nanjye nzi ko hari ikintu baragufashije ariko iyo uzankatira ikibanza nzi cyo nuko ikibanza bikosha by'ikibanza by'abivuga ntubizi n'imitungo iri hariya by'ikibanza ntubizi kibanza si twicaye nta n'akantu uranaha niyo yawe nawe rero ushaka nawe warabaye umunyendambi ariko se urabona njyewe nkeneye kunywa kurya nkamera neza ndasembeshejweho n'umwuka aya mu bigaragara ushaka ko warabaye umunyendambi nawe sinzi ibyenda umuntu akoreye bizinesi iyo umuntu wowe nakubwiye igihe cyo gushima uramufasha nawe uramushimira uri kumva isori gato nitabe none imbere ngaho itaba mwiriwe neza umva nkubwire ndavuze ngo jya uvuga ubanje kureba hepfo no haruguru jya uvuga neza witonze kandi ikibazo si amafaranga uragafite neza mu ntoki ubwo noneho nushaka unakica bigira inzira kubera ko ndavuze ngo ceceka duhuzwe n'amafaranga kandi duhuzwe n'amafaranga cyo si ikibazo ndavuze ngo we kura umwanda mu nzira tarajya kora madamu so we biteye urankanze ikisubaye iki kora hangaha ariko oya baburenze ibyo kunkora kora hari ko igitangaza kirabaye ijambo vuze uraryumvishe irihe se ese ko cyarimo ndavuze ngo utangire kunzwa ndakwiyamye winkorera ishyano ndavuze ngo ndakwiyamye wowe ndakubwiye ngo twishime ahubwo ufata iki ngo nkugurire twishime ugiye kunkorera njyewe twapanze gushimuta kwicariremo biti ibyo se we birakureba ibyo birakureba ko ari akazi kanjye uru ni urugo rwanjye n'umugabo wanjye icyo dushaka ni kimwe oya ahubwo uranywa gake oya twese byatugiraho ingaruka izihe ngaruka se uwo twavuze bizajyaho si umwe uri mu biki uko nabiko twabivuze twese siko bigiye kugera uriya muhungu ndamwizeye yego amafaranga twemeranyijwe ya nyuma ngiye kwica biri mu skandali ikomeye ndavuze ngo nawe utsokere mu bugende niba ari ibyo utangiye utsokere mu rugo ndanagenda ariko buriya nuko rero sohoka nawe uza kunkoroga ubwo dukoze ikintu twese tugishaka wiza kunkoroga ubwo wowe wiza n'ibintu sokera mu rugo birashoboka uzi n'ibindi mvira mu rugo ariko ndanagenda mvira mu rugo nyine bizamba reka nkubwire uzi ko ushobora kubutamo mvira mu rugo genda ibindi bikureba